Ndabasuje mu izina rya Yesu, kandi ndanezerewe cyane kuba muri uyu mwanya Imana idutije, Imana iduhaye, kuko hari ababyifuje ntibabishobora. Hari abantu bifuje kuboneka imbere y'Imana, yaba mu materaniro, yaba mu bihe byo gusenga, yaba ibihe byo kumva ijambo ry'Imana. Ntibyashoboka kubera yuko hari bamwe bamaze kugera ahacecekerwa, hari abandi ubuzima bwabo bwamaze kwibagirana, abandi bamanitse wenda amaguru yabo mu bitaro bitewe n'impanuka bakoze zitandukanye, abandi babuze umwanya kubwo akazi bakora cyangwa se n'ubushake bwabo. Bamwe bavuga ati wenda nta gihe mfite cyo kuboneka gusenga, ariko twe dushimye Imana itumenyeye uyu mwanya, yaduhaye ibihe byiza byo kuboneka imbere y'Imana. Reka tubiha agaciro, twumve yuko Imana hari icyo yagambiriye ku buzima bwacu. Umuririmbyi yaravuze ngo nyemerera ngendane nawe, kuko ubutayu buri imbere yanjye ntabwo nabubasha. Ni ukuvuga ngo hari igihe rimwe na rimwe umuntu yumva ko yihageje mu buzima bwa buri munsi, ugasanga ibyo gusenga ntabihaye agaciro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kugendana n'Imana cyangwa se kugendana na Yesu ni uguha agaciro ijambo ry'Imana, kuko hari benshi usanga rimwe na rimwe babikoze icyo bita amazarawu, cyangwa se kumva yuko ntacyo bimaze. Ariko abagendana n'Imana, Imana nayo irabasanga. Dushimye Imana rero, uyu munsi wa mbere w'icyumweru, reka nifuriza abantu umunsi mwiza wo gukundana. Ariko ubundi gukundana biba iminsi yose, nuko bashyizeho ngo Saint Valentin cyangwa se ibindi bintu. Ariko gukundana ni ugukundana ibihe byose. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero bivuze ngo mu bihe byacu bya buri munsi dufite uwadukunze kuruta uko twebwe dukundana, cyangwa se kuruta uko wakunda mugenzi wawe. Twebwe turagerageza. Muri ibyo yaravuze ngo ni wowe Yesu wenyine uzi gukunda, abandi bo ni ukugerageza. Mu by'ukuri Yesu yadukunze urukundo rukomeye. Uyu munsi duserebure Saint Valentin yo kumva yuko turi gukundana na Yesu. Ubundi Saint Valentin bivuze iki? Ni mutagatifu Valentina nyine. Donc ayo mateka sinshaka kuyajyamo ya Valentina cyangwa se y'uyu munsi, ahubwo ndagira nkubwire ngo iyaba twebwe twasereburatingaga yuko dukundana na Yesu, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabwira abarokore banyumva, ntibikuyeho yuko wowe n'umukunzi wawe, wowe n'uwo mwashakanye mushobora kugirana ibihe byiza byo gukunda. Hari abantu bahana impano, hari abantu bafata ibihe byo kuvuga ngo uyu munsi umufasha wanjye cyangwa se umutware wanjye biragenda gutya, ugasanga bikoze rimwe mu mwaka, kandi ubundi byakabayeho buri munsi. Ubundi nimba ushaka kugira ngo ukunde mugenzi wawe, ujye umukunda direndi wo dimanche, umukunde iminsi yose, umuhe izo gift iminsi yose, kubera yuko urukundo ntabwo ari urw'umunsi umwe mu mwaka. Imana itugire neza cyane. Rero dushimye Imana yaduhaye umwanya wo kugira ngo tuboneke muri aya materaniro. Dutangiye icyumweru cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugendana n'Imana. Nibyo tuzavugaho muri iyi minsi. Ushobora kwibaza ngo ubundi kugendana n'Imana, ubundi nsanzwe ntagendana nayo. Ni byiza usanzwe ugendana nayo, ariko tuzarushaho gusaba Imana kugira ngo idusobanurire uburyo tugomba kugendana nayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashima Imana rero yo yaba yararitse kugira ngo muze kumva ijambo ryiza Imana yashyize ku mutima wanjye, cyangwa se n'izindi ndirimbo zatambutse n'ibindi bintu byatambutse, byose ni umugambi w'Imana, ni umuteguro w'Imana. Imana ishimwe. Ntatinze rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo ugendana nande. Ugendana nande niryo jambo ushaka ko tuvugaho kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru. Nejo tuzavuga ku bindi, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo tuvugane ku ijambo rivuga ngo ugendana nande. Cyangwa se amasaha yawe yose 24 uba uri kumwe nande, ugendana nande, ukorana nande, uvugana nande. Aho niho nshaka ko tuza kuganira muri iki cyumweru kivuga ngo kugendana n'Imana, cyangwa se insanganyamatsiko yo kugendana n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Turaza gusoma amagambo yo mu Kuva cyangwa se mwimika Misiri, bitewe na Bibiliya ufite. Muri ntagatifu ivuga iyi mu Kamisiri, cyangwa se Kuvayo mu Kirundi, mu Kinyarwanda Kuva, Exode mu Gifaransa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Igice cya 33
umurongo wa 12 kugeza kuri 17. Twongere tuze gusoma muri Luka ibice 24 umurongo wa 13 kugeza kuri 35. dushobora kuza kutahasoma cyane ariko uhandike. Ndaza kugerageza kuvuga kuri izo nkuru kubera ko imirongo ni myinshi. Yo muri Luka ibice 24 umurongo wa 13 kugeza kuri 35. No kuva ibice 33 umurongo wa 12 kugeza kuri 17. Aho reka tuhasome muri kuva 33. Handitse amagambo avuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, cyangwa se umutwe w'amagambo aravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Umurongo wa 12 aravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho ko kumugisha, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko je n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, nicyo cyuvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana yacu ishimwe cyane. Muri Luka ibice 12 Luka ibice 24 umurongo wa 13 handitse amagambo avuga ngo Yesu yereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Ayo niyo magambo turi buvugeho kugeza kuri 35. Ni menshi ariko reka tuyasome twihuse. Nuko uwo munsi babiri bo muri bo bajya mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60. Kuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira bazanya Yesu arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanye ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba. Kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bo bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntitwamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. 28 bageze bugufi bw'ikirorero yagumayo agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona.
baravuga bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanura ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo batekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamenyeshejwe no kumanyaguye umutsima. Imana yacu ishimwe cyane, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye ni amagambo atari makeya, ariko kandi turayavugaho umwanya nanone utari munini. Aya magambo dufite intego tugiye kuvuga ivuga ngo ugendana nande. Mu by'ukuri iyo dusomye inkuru za Mose, tugasoma uburyo Mose Imana yamuhamagaye imukuye mu buryo yaragiraga intama ikamubwira ngo Mose kwetura inkweto zawe, kuko yarabonye igihuru kiriho cyaka, yarabonye ahantu mbese yabonaga umuriro. Noneho mu gihe yagendaga yegera icyo gihuru, Imana iramuhamagara, cyangwa se ijwi rivugira muri cya gihuru kiriho cyaka umuriro ariko kidakongoka, iramubwira ngo Mose we wikegera hano, kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Mose niko gukuramo inkweto, yumva ijwi rimubwira uburyo ki azagenda akajya kubwira Farawo amagambo akomeye cyane, ndetse ni inkuru ndende ntashobora gutangira ngo mvuge muri aya masaha kuko siyo iri kutugenza. Noneho mu guhamagarwa kwa Mose mu by'ukuri imivukire ya Mose, ndagira ngo mbabwire yuko burya ukuvuka kwawe kuba gufite icyo gusobanura imbere y'Imana. Ntabwo kuvuka kwawe ari impanuka. Ushobora kuba waravutse uri babandi bavuga ngo bavyawe n'ababyeyi batabana. Mu kinyarwanda cya kera bavuga ngo ababyawe ari ubunyendaro, ariko ubu ngubu icyo kinyarwanda ntikigikoreshwa. Ni ukuvuga ngo imivukire yawe ushobora kuba waravutse rwose ababyeyi batabikeneye. Ushobora kuba waravutse ugahura n'ibikurwanya byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo imivukire yawe ifite intego ikomeye imbere y'Imana, kubera yuko ntabwo ari impanuka. Mu gihe Abisirayeli bari barajyanywe ari iminyago, cyangwa se mu gihe bari i Babuloni, hari ubuhanuzi buvuga ngo bazamara imyaka 70 babona umucunguzi ushobora kubacungura. Uwo nta wundi yari Kuro, kandi Kuro yaje kugira ngo asoze amasezerano. Iyo dusomye amateka ya Kuro, imivukire ye n'imibereho ye iragoye cyane, ntabwo nshaka kuyivugaho amateka ya Kuro, kubera yuko uburyo yabyawe na mama we ni uburyo buri extraordinary, kubera yuko ntabwo abakuru babishakaga. Ariko kuko yari aje mu mugambi w'Imana, yagomba kuza gusohoza umugambi w'Imana w'ubuhanuzi bwari bwaravuzwe yuko bazamara imyaka 70. Wibuke ko Daniyeli muri icyo gihe ari i Babuloni yibutsa ayo makuru, yibuka yuko ubuhanuzi buzaba busobanura ko ari imyaka 70. Ahita afata ingamba, arushaho gusenga cyane, agira agahinda, yibuka neza yuko ubuzima babayemo atari bwo bakagombye kubamo. Rero Imana hari ubuhanuzi bwari bwaraje ku mugabo bita Kuro buvuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana yacu ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarateguye Kuro kugira ngo azaze abo umukiza ushobora gukura ubwoko bw'Imana bwari bwarajyanywe ari imbohe. Imana itugire neza cyane. Uko ni nako imivukire ya Mose yari imeze. Mose avuka ntabwo ari uko umwami Farawo yabishakaga, ntabwo ari uko hariho ubushake bw'abantu, oya, kubera yuko avuka hari yuko nta muheburayo kazi ugomba kubyara yaba umwana w'umuhungu cyangwa iki. Bivuze rero ngo mu kuvuka kwa Mose ntabwo ari uko situation yabishakaga, ahubwo yavutse kubera umugambi w'Imana. Aha niho Mose yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kuko nakugireho umugisha ukamenya izina, kuko Imana yaravuze ngo nakumenye izina. Na Yeremiya yarabyanditse avuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngushyiraho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ibivukire yawe, reka mera ahangaha, kuvuka kwawe wowe uri unega amatwi, gufite icyo gusobanura imbere y'Imana.
niba gufite icyo gusobanuye uyu munsi ndakubaza ikibazo kivuga ngo mbese ugendana nande? Imana ishimwe cyane. Wavutse kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko utuye muri Amerika kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko utuye muri Afrika kubera umugambi w'Imana. Birashoboka ko utuye i Burayi kubera umugambi w'Imana. Birashoboka ko utuye muri Oceania nanjye ndimo kubera umugambi w'Imana. Bivuze ngo tuyiho rero atari impanuka imbere y'Imana. Kuba tutari impanuka rero hari icyo tugomba kumenya, hari n'icyo tugomba gukora. Ese uhaguruka uva muri Amerika, uva mu Rwanda ujya muri Amerika, wagendanye nande? Ese uva mu Rwanda ujya i Burayi, ninde wagendanye nande? Who are you? Urinde wowe? Noneho kandi mbere yo kumenya uriwe wagendanye nande? Ese ubundi ubaho mu buzima bwawe uvuka ujya ubasha kumenya icyatumye uvuka n'intego y'Imana yatumye ubaho? Hari abantu batazi misiyo yabo ku isi. Bumva yuko misiyo yabo ari ukurya no kuryama no gupagasa no gushaka amafaranga no kubaka ama etaje no kubaka amazu meza no gutunga amamodoka meza. Bakumva ko ariyo misiyo bafite kuri iyi si. Yego, nabyo ni byiza, ariko hari ikindi kintu ugomba kumenya. Ese ni iyihe misiyo Imana yatumye igushyira ku isi? Kubera iki? Hari aba mwavukanaga bamwe bamaze kwitaba Imana barapfa, uyu munsi wowe urasigaye. Icyakabiri, hari abantu muturanye bari baturanye nawe bamwe babaze kugera hacecekerwa byararangiye. Icyagatatu, hari abandi benshi cyane uyu munsi wa none batagifite ubwenge. Bamwe bari disabled cyangwa se bafite ubumuga runaka butuma batagira ubwenge bwo gushyira muri logique nk'ibyawe. None wowe uyu munsi uriho urabizi, uzi ubuzima bwawe, ariko ntabwo urabasha kumenya misiyo y'Imana Imana igushaka uyu munsi. Ese niba utazi misiyo y'Imana, niba utazi icyo waremewe, niba utazi icyo Imana igushakaho, ubundi ugira ngo wabasha kumenya n'uwo mugendana? Oya, akenshi iyo utari wabasha kumenya uwo uriwe ntabwo wabasha no kumenya uwo mugomba kugendana. Oya, ntabwo bishoboka. Kubera iyihe mpamvu? Wowe hari igihe ubaho mu buzima bwo kuvuga ngo ndihagije, nduwo ndiwe, njyewe ndashoboye, ukagendera muri misiyo yawe ukavuga ngo misiyo yanjye ni ukubyara abana benshi, misiyo yanjye ni ukubaho wenda nkora akazi keza, ni ukwiga nkarangiza. Ni byiza, ibyo nabyo navuze ngo ni byiza, ariko there is something behind. Hari ikintu kiri inyuma cyane y'ibyo tubonesha amaso. Hari ikintu kiri inyuma cyane y'ibyo turimo ubu ngubu. Hari misiyo Imana yaguhamagariye. Haleluya. Hari misiyo Imana yaguhamagariye ukiza muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo reka nkubwire, umunsi wavukaga iyo dusomye muri Ezekiyeli baratubwira ngo nta n'utwahi wari ufite. Umunsi wavukaga ubwoko bw'Abamoni n'ubwoko bw'iwanyu, reka mvuge ngo amoko yacu cyangwa se imibereho yacu, Bibiliya ivuga muri Ezekiyeli ngo baranenanaga. Hanyuma muri icyo gihe biba ngombwa ko uwo mwana agenda agatabwa ku nzira. Ijambo rikavuga rero, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli kavuga ngo nagusanze mu ivata ry'ibyaha, nagusanze mu nzira wigaragura, nuko nkukuramo. Imana ishimwe cyane. Ngusanga ku nzira, amoko acaho, hari ku nzira abantu bagenda, nta n'umwe wakugiriye impuhwe, nta n'uwagusize ngo ikimuri, oya, ahubwo nagushizeho ngo nkugira neza, ngusanga aho wigaragura, ndangije ngukuraho ngaho, ndakusiga, ndakwambika, ndagukarabya mu gihe nta n'uwagushariye, oya, wari ubayeho nabi. Imana rero igutegura cyane, ishaka kugira ngo ikugire uzaba we. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe tunyura mu bigoye kugira ngo tuzabashe kuba abantu bagomba gukomeza abandi mu gihe gisa nk'iki ngiki. Uyu munsi rero utari wasobanukirwa urinde ntubasha kumenya uwo mugendana. Imana ishimwe cyane. Kubera iyihe mpamvu? Dusomye amagambo avuga ngo Mose yari yamaze gusobanukirwa uwo ari we. Yari yarasobanukiwe yuko Imana yaramwise umunyamugisha. Yari yarasobanukiwe umuhamagaro wiwe. Yari yarasobanukiwe ko yabwiwe ngo agenda, nzagendana nawe, nzakorana nawe, ugenda ubwira Farawo yuko igihe kigeze cy'uko arekura ubwoko bwanjye, kuko numvise gutaka kwabo, numvise kubabara kwabo. Imana iramubwira ati ndakuzi rwose, nakumenye izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Mose yari yarasobanukiwe rero yuko mu kiganza cy'Imana, mu mugambi w'Imana, Imana
imana imuzi, imana imufite mu kiganza, imana yamwise umunyamugisha, imana ishimwe cyane. Rero yari afite ingingo zimurengera zo kubwira imana ngo mana ujya ubasha kunduma nkagenda, ariko ntubasha kumbwira uwo ntumanye nawe. Mana itugire neza cyane. Iyo utarasobanukirwa uwo mugendana nabyo biba ari ikibazo. Rero Mose aravuga ngo urantuma nkagenda, urambwira ngo dukorane, urambwira birashoboka yuko umpereza marayika akaba ari we tujyana, birashoboka yuko umpereza wenda abakerubi n'abaserafe tukagendana, nibyo, ariko bafite icyo bita chief commander, bafite ubukamandinga, kubera yuko nuramuka ubwoko bwawe bukoze ibyaha uyu munsi ukohereza marayika ngo aburimbuwe, bizaba donc umusavanti wa chief commander azaza akora icyo chief commander yamutegetse, avuge ngo ubu bwoko ndaburimbura. Mose ahita yibuka ibyo bintu, atekereza yuko bashobora kuzahura n'ibibazo, kuko imana yari yaramaze kumubwira ngo haguruka ugende mu gihugu cy'i Kanani, haguruka nzabana nawe, nzagendana nawe. Donc yari abizi yuko imana yabahaye icyo bita urugendo, yari yababwiye ngo mugende. Noneho yibuka yuko imana ijya imutuma ariko ntimumenyeshe uwo bagendanye. Mana itugire neza cyane. Hari abantu bahagurutse ariko ntibazi uwo bagendana. Hari abantu bahagurutse mu buzima bwabo, mu gakiza kabo, ntibarabasha gutahura uwo bagendana. Kandi mu kudatahura uwo bagendana, mu gutatahura uwo bagendana mu buzima bwabo, bituma batabasha kumenya niyo bajya, kubera ko amaso yabo akenshi abahumirije cyangwa se abafunze, ntabwo babasha kwaguka. Iyo usomye Elisa uburyo ki umugaragu w'amaso yiwe yarafunze, bibasha gutuma umasha kumenya neza yuko iyo utari kumwe n'umuntu runaka wamaze kumenya, ntabwo ubasha gufunguka amaso. Ntabwo Gehazi yari yarabashije kumenya Elisa uwo ari we, ngo amenye n'Imana imurimo iyo ariyo, bityo agirira Imana icyizere, abasha kumenya ko amaso yiwe yabasha guhumuka. Bivuze iki rero? Iyo utaramenya uwo mugendana, amaso yawe ari impumyi. Mana itugire neza cyane, amaso yawe ari impumyi. Rero Mose arimenya, Mose arisuzuma, abasha gusobanukirwa yuko Imana ijya imutuma ariko ntimubwire uwo bagendana. Reka babwire bene data, muri challenges zihari muri iki gihe cy'abarokore, nuko utari wabasha kumenya uwo muhagararanye ninde, nuko utari wabasha kumenya uwo mugendana. Kandi impamvu ni iyi, nuko utari wabasha nawe kwisobanukirwa ngo wimenye. Iyo wamaze kwimenya, umenya n'uwo mugomba kugendana. Mana itugire neza cyane. Reka babwire rero impamvu Mose yakomezaga gutitiriza. Byari bigoye cyane, kubera ko urugendo rwavaga i Kairo, rwavaga mu Misiri rwerekeza i Jerusalem, rwerekeza i Kanani, rwari urugendo runini cyane, kandi bagomba kurukora n'amaguru. Ntabwo bari bafite indege bagomba kubakura kuri Cairo International Airport ngo ibagende ibageze Tel Aviv. Oya, rwari urugendo bagombaga gukora hasi. Iyo turebye distance iri Cairo no kugenda ikagera i Jerusalem mu buryo buri normal, ntabwo ari urugendo rurerure rwafata ibyumweru birenze wenda 2 cyangwa 3, ntabwo rwageraho. Ariko baruzengurutsemo imyaka 40. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo bari babashije, bamwe muri bo ntabwo bari bazi ko bafite uwo bari kugendana. Bakagera ahantu bakitotomba, bakagera ahantu bakivovota, bakagera ahantu bikabayobera, kubera ko ntabwo basobanukiwe uwo bagendana ninde. Ariko Mose yaramuzi, kuko yari yaramubwiye ngo nzagendana nawe nkuruhure. Imana ishimwe cyane, nzagendana nawe nkuruhure. Reka nkubwire, iyo wamaze kumenya uwo muzagendana, uwo muzagendana arakuruhura. Imana ishimwe cyane. Iyo wamaze kumenya uwo muri kumwe, uruhuka umutima. Imana ihimbazwe. Ariko iyo utari wamumenya, ntabwo ufite amagambo aguhumuriza, ntabwo ufite ibitsikamutima, uhora ujagaraye, uhora wumva byakuyobeye, uhora wumva byagucanze. Mose atari yabasha kumumenya, yahoraga yibaza ati ubundi ngendana nande. Ariko amaze kubimenya, haleluya, amaze kumenya uwo bagendana, yageze ku nyanja itukura, inyanja iramwumvira, kuko yari yaramaze kumenya ko Imana amubwiye ngo nzagendana nawe nkuruhure. Imana ishimwe, haleluya, haleluya.
haleluya. Iyo wamaze kumenya uwo muri kumwe, iyo ugeze imbere y'inyanja, inyanja ntuyitinya. Iyo wamaze kumenya uwo muri kumwe, ubutayu bw'Imana butagira amazi ntabwo ubutinya, haleluya. Iyo wamaze kumenya uwo muri kumwe, ubutayu butagira ibiryo bw'isini ntabwo ubutinya. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo wamaze kumenya uwo mugendana, hari abantu benshi tugendana. Reka nkubwire ngo wicarana n'umuntu ufite inyatsi nawe akagutera inyatsi, wicarana n'umuntu ufite ibitotsi mu rusengero nawe ugatangira gusinzira. Reka nkubwire ngo utari wamenya uwo mugendana, ntabwo amaso yawe ari yagahumuka. Uyu munsi uragendana nande? Uyu munsi uri gukorana nande? Uyu munsi uri kuvugana nande? Uyu munsi ni umunsi w'abakundanye? Uyu munsi uri kuganira nande kuri WhatsApp? Uyu munsi uri kwandikira message nde? Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire, Bibiliya irambwira ngo abazi Imana yabo ngabo ngabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ndagira ngo nkubwire mwene data, abagendana na Kristo, ngo Yesu Imana yabwiye Mose ngo nzagendana nawe nkuruhure. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ugendana nande? Ntugendana n'inyatsi igenda, ntugendana nibikumara imbaraga z'umutima. Reka nkubwire, hari abantu duhagurukana mu rugendo bakatumara imbaraga z'umutima. Nshuti yanjye, bakakumara imbaraga z'umutima. Uzababaze abantu bitwa bene Kora, Dotani na Biramu. Bari abantu bagendana, bari bahuje ubunyatsi. Ubutaka burasama burabamira. Ugendana nande? Uri nande? Uyu munsi wa mbere ndakubaza ikibazo ngo ugendana nande? Ese uri iyo ubyutse uri nande? Hari abantu tubyuka muri telefone aho kubyukira ku mbaraga z'Imana n'isengesho, ugahita utangira, ugahita ujya kuri WhatsApp, ukibuka yuko hari umuntu uhita ukubita akamesane ngo sheri shushu ngo joteme, ukamwandikira. Si n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ugendana nande? Ugendana nande? Kuva mu gitondo uri kumwe nande? Akiri yawe cyangwa intekerezo zawe ziba ziri nande? Uri nande? Ugendana nande? Nihandi uzagera mu kibazo, nihagire ukurengera, nihagire ugutabara. Ariko Mose, Imana iramubwira ngo Mose, nakumenye izina, nzagendana nawe nkuruhure. Mana ishimwe cyane, nzagendana na. Reka nkubwire, akenshi iyo utari wabasha kumenya uwo muri kumwe, mu rugendo rwawe urananirwa. Twasomye amakuru y'abantu abigishwa babiri bagendaga bagana Emawusi. Ntabwo bari babashije kumenya ko bari kumwe n'umugabo witwa Yesu. Yesu araza ngagendana nabo urugendo, akomeza kubaganiriza. Arababaza ati, mbese ibyo ni ibiki muri kuvuga? Byagenze gute? Ati, mbese wowe uri umushyitsi, ntabwo uzi ibyabaye hano? Umuntu witwa Yesu w'umuhanuzi ukomeye, ntuzi ko yapfuye? Ntuzi ko bibaye ku munsi wa gatatu? Mbese uri umushyitsi ute? Batangira kumubwira, kandi uwo babwira niwe. Ntabwo baramumenya. Umutima, amaso yabo aracyafunze. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo utari wasobanukirwa uwo muhagararanye, ndagira nkubwire ko uzarinda ugwa mu mwobo, uzarinda ugwa ahantu habi cyane, kuko amaso yawe aba afunze, ntubumenya. Kandi abantu nk'abo iyo mugendana, iyo utari wamenya abo muri kumwe abagukikije, ndagira nkubwire ngo biragoye kugira ngo amaso yawe azafunguke arebe. Ntabwo bishoboka. Hari abantu batwiyoberanyaho, hari abantu baduhagarara iruhande, ukagira ngo ni marayika, ukagira ngo ni abantu bagenda, bakakwereka ishusho y'ubutama, bakakwereka ishusho nziza, bakakubwira ngo jewe ngo uri umuntu mwiza, bakakwereka ko ari abantu, ariko imbere ari amasega aryana. Abo iyo utari wabamenya, amaso yabafunze. Abo nibatana n'uburyarya, abo nibatana n'akarimi keza, abo nibatana no kukwereka ko bahagararanye nawe, muba mugendana urugendo, ariko mu mutima nibo
abagambanyi, amaso yawe ntiyabamenya. Ariko uva nkubwire, uyu munsi nkuzaniye amakuru meza yo kukubwira ngo menya Kristo mugendana. Imana ishimwe cyane. Numenya uwo mugabo, ndagira ngo mbabwire ngo uwo mugabo azagufungura amaso, uwo mugabo azagendana nawe. Haleluya! Uwo mugabo azakurutira nyakorume mwatangiranye urugendo, uwo mugabo azakurutira inshuti yawe mugendana, uwo mugabo azakurutira bene wanyu, uwo mugabo azakurutira abo musengana, kubera ko yabwiye Mose, aramubwira ngo nzagendana nawe nk'uruhure. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Nzagendana nawe nk'uruhure. Ese ugendana nande? Uzikara abantu mugendana bakakunaniza aho kugira ngo bakuruhure. Burya nuzagera n'umuntu ukabona arakunanije, uzamenye yuko uwo muntu atari mu mugambi w'Imana, kubera ko Imana yaravuze ngo nzagendana nawe nk'uruhure. Mu rugendo urimo n'Imana ntabwo unanirwa. Mu rugendo, reka nkubwire aba basore babiri baganaga Emawusi, Bibiliya irambwira ngo urugendo rwabo, ngo uko bagendaga bumva amakuru Yesu yagendaga ababwira ibyanditswe kuri Mose, ngo umutima wabo waranezerwa, umutima wawe wuzuraga ibyishimo. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo uri kumwe n'umugabo Yesu, reka nkubwire nshuti yanjye, uzabimenya, umutima wawe uzuzura ibyishimo. Nubwo waba ugeze mu kigeragezo, umutima wawe uzaba wuzuye ibyishimo. Nubwo uzaba ugeze mu gupfusha, uzarimba indirimbo ivuga ngo no mu ipfa ryanjye Yesu umara ubwoba. Imana ishimwe. Iyo uri kumwe n'uwo mugabo nyamugabo, amahoro yaba mu mutima wawe. Ariko iyo uri kumwe n'inyatsi zigenda, ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, uhorana impagarara, uhorana impagarara. Kandi reka nkubwire, ahari Yesu, nubwo haba hari ibibazo magana, umutima uhorana ibyishimo, uhorana amahoro, uhorana impagarara zirashira. Kubera iki? Kuko yaravuze ngo nzagendana nawe nk'uruhure. Reka nkubwire nshuti yanjye, ushobora kuba urushye muri iki gihe. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo uramenya uwo mugendana. Nugira Imana ukamenya uwo mugendana, uyu munsi uraruhuka. Ndagira nkubwire nshuti yanjye, nimba wagendanaga n'umuvandimwe wawe ukumva ari harakunaniza mu rugendo, ndagira nkubwire ngo aho ngaho nta mwuka w'Imana urimo mu rugendo rwawe. Nimba wahagurukanye n'umuntu runaka musengana ukumva ntibigenda neza, ukumva amaraso ntabwo ahura, wiforusa ayo maraso, wiforusa, kubera yuko abo ngabo rimwe na rimwe bameze nko muri Yuda handitse ngo abo ni intaza mu isangirangendo ryabo. Reka nkubwire ngo uzagendana n'umuntu runaka utari wafunguka amaso ngo umenye ibyo ari byo, uwo nguwo uzatekereza ko yabaye matera. Abo ni intaza, niko Yuda yanditse. Uzagira ngo yabaye matera mu mazi, kuko intaza ni ibuye ryo mu mazi rinini cyane. Noneho abantu bajya bagira ngo ryabaye matera, abantu bakagira ngo ryabaye soft, ryaroroshye. Ariko ibuye nibuye. Uzaribaze umugabo wakoze Titanic, icyo bita urubura icyo rwamukoreye, iyo ni intaza. Uzabaze abantu benshi basimbuka bavuye hejuru bakamanuka mu nyanja bagakubita umutwe kwibuye, babazi ngo ryarakonje. Abo bantu turabafite mu rusengero, umuririmbyi abaririmba neza, ukavuga ati uyu ni umunyamasengesho, uyu ni umukozi w'Imana. Wamwegera akagushihura, akagukara, umva reka nkubwira, akagushinyikira. Mani tugire neza, akagushinyikira amenyo kubera yabaye intaza. Na imyaka maze mu rusengero imyaka maze mu rusengero nta kivuze. Ibuye imyaka rimara mu nyanja ntabwo rihinduka matera. Mani tugire neza cyane. Ese ugendana nande? Umuntu mukagendana, mukabana, mukaba musengana, wamushyira ibyifuzo, kavuga ati nk'iki kiranza n'ibyifuzo ngiye byanjye ntibyananiye. Kubera iki? Kubera ko uwo ni intaza. Ntabwo turamenya abo tugendana nabo ni bande. Ugendana nande? Banza utekereze, kandi mu buryo buri biologikoma hari amaraso adahura. Wiforusa ibintu, banza umenye ngo mbese iki kintu ndimo cyangwa se ahantu ndi niho ngomba kuba, nibwo buzima ngomba kubamo. Kubera iki? Iyo wigeze inkweto itari yawe irakurya, iyo wambaye umwenda utagukwira urakuzengereza. Kera mukuru wanjye yageze kungura inkweto irandya, twatahagukwa ahantu mu Bugesera i Nyamata.
irandya ariko nanga kuyikuramo mvuga ngo atanga kungurira iyindi. Noneho ngeze mu rugo mbwira umwana twari duturanye namubwira nti inkweto yanyishe. Arambwira ati zana nkuguranire, ampereza iyindi ni nijabuka yajyamo ibirenge byanjye bibiri. Inkoni nakubiswe na mukuru wanjye nzazibwira imfura yanjye. Kubera iki twigera mu bintu bitari ibyacu? Ese aho uri niho hawe? Ese uwo mugendana ni wowe ukuri? Simvuga umuntu, kuko hari abantu bishingikirije ku bandi. Hari abantu bavuga ngo jewe mfite bene wacu aha n'aha, ningira ikibazo barantabara, ningira ikibazo barashigikira. Hari abantu ujya kumva ngo jewe ngo nta kibazo mfite rwose, kubera ko yishingikirije abantu, amaso ye ntago arahumuka. Ariko aba bagabo bagenda mu nzira ngo bagane Emawusi, uko baganiraga na Yesu ngo umutima ngo ukazamo ibyishimo n'umunezero. Ese uyu munsi ugendana nande byatuma ugira ibyishimo? Kuri iyi Saint-Valentin ugendana nande? Hari abantu muri iki gihe, reka ngaruke ku ngo, hari abantu muri iki gihe Imana ikiri kuvuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiye. Kandi mu by'ukuri yitwa umugore n'umugabo, barabana, abantu bose bazi ko ari umugore n'umugabo rwose. Ariko Imana ikavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kubera iyihe mpamvu? Batandukanye kera mu buryo buri fizike, habayo separation du corps kera. Umwe arara mu cyumba cy'undi akarara mu kindi. Imana iracyafite agahinda ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ariko barasohoka bakinjira mu modoka bagakingura, abantu bakababona, bataha ubukwe bakababona ngo yongo dore couple nziza. Ariko Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo abo ngabo bazira, baragendana ariko ntabwo bahuje. Ni nayo mpamvu Imana avuze ngo wowe rero kuko nakugiriye, nakumenye izina, nzagendana nawe nkuruhure. Mu rushako rutarimo Imana habamo umubabaro, mu rushako hatarimo Imana hatagendana n'Imana bahora n'impagarara. Ariko urushako rugendana Imana ishimwe, urushako rugendana n'Imana, Imana ibaruhura umutima. Mu bibazo bakennye Imana ibaruhura umutima, mu ntambara bababaye Imana ibaruhura umutima, abaturanyi babasebeje Imana ibaruhura umutima, ababuze urubyaro Imana ibaruhura umutima, kubera ko bagendana na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ugendana nande? Unese amatwi, ugendana nande? Ibaza ko kabazo mu buzima bwawe uyu munsi ugendana nande? Uyu mutima wawe, banza utekereza umutima wawe ufite impagarara zingana iki? Ariko se Yesu natura mu mutima wawe uragira ngo urongera gutekereza impagarara? Umuririmbyi yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye. Ibi byo hari abantu benshi muri iki gihe bafite impagarara z'imibereho, ariko uri kumwe na Yesu imibereho uyifata nk'ahari bisanzwe. Hari abantu bafite impagarara z'ibihe. Yobu yaravuze ngo iyo abantu babashaga kumenya impinduka y'ibihe, nimba Imana ishobora byose imenya ibihe, kuki abayizera batamenya impinduka yabyo? Abantu benshi bafite impagarara. Imana itugire neza cyane, bafite impagarara. Uyu munsi wowe umeze ute? Uri kwitekerezaho ute? Uri kugendana nande? Ese wasobanukiwe ko nyoko wanyu atari wo mugomba kugendana? Ese uzi ko umugabo wawe atari wo mugendana? Ese uzi ko abavukanye atari bo mugomba kugendana? Umva umugabo mugomba kugendana uyu munsi. Imana yaravuze muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugihoraho. Ndagira nkubwire ngo guhera umunsi wa none gendana n'uyu mugabo wenyine. Hitamo amahitamo mazima. Mose yahisemo amahitamo. Aravuga ngo Imana nimba nkugireho umugisha ujye unuma nkagenda, ariko ndashaka kumenyesha uwo tugomba kujya tugendana. Ese ubundi wowe uri kubaza Imana ngo ndashaka kugira ngo menye uwo tugendana? Uri kumva muri business yawe uri kubaza Imana ngo Mana muri business ndashaka kugendana nawe? Ese mu ishuri uri kubwira Imana ngo Mana iri shuri ngiye kwiga ndashaka kugendana nawe? Ese iyo ugiye gushaka uramutse wowe uri gutegura gushaka uri kubwira Imana ngo Mana uzabane nanjye ngendane nawe? Ese mu kazi ukora ka buri munsi ujye ubwira Imana ngo Mana ndashaka kugendana nawe muri aka kazi? Ese mu muryango wawe mu bana ubyara ujye uvuga ngo Mana ndashaka uyu muryango tugendana n'Imana?
Enoke yagendanye n'Imana ubuzima bwe, si we nshaka kuvugaho. Nawe ubwawe wagendana n'Imana, ese ugendana nande? Rahira ko utahisemo kugendana ngo njyewe ngo mfite umuhanuzi tugendana, ngo niwe ujya umenyera ejo hazaza. Come on, umuhanuzi nta kintu azakumarira. Wowe gendana n'Imana, kuko umuhanuzi nawe n'umuntu nkawe. Hari abantu n'ukuri bishingikirije ku bahanuzi, baravuga ngo njyewe mfite umuhanuzi undeberayo akambwira iby'ejo hazaza akambwira ubuzima bwanjye. Reka nkubwire ngo ejo azakubwira ibijyanye n'ibyo atekereza, kuko wenda nawe yagize intege nke. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wowe ugendana nande? Wikishingikirije kugendera ku kintu runaka. Hari abantu bagendera ku mafaranga, ngo jewe ngo kuko mfite amafaranga nzabaho muri ubu buzima. Abandi bagendera icyubahiro, abandi bagendera imiryango ikomeye, abandi bumva yuko bageze ku cyo bifuza. Ariko ndagutangariza yuko agahinda kenshi hari benshi bafite ibyo bintu. Hari abafite ama etaje barara hanze, hari abafite amamodoka bari kurara hanze, hari abafite umva ibintu bidafitemo Yesu. Ndagutangariza ko ari zero. Ibintu bidafitemo kubaha Imana, ndagutangariza ko ari zero. Abaturanyi uzaturana nabo badafite imbaraga z'Imana, uzamenye yuko ufite urugamba rwo kubasengera, kuko nibaramuka bagukuruye bakagushyira mu byabo uzahangayika. Gendana n'Imana, gendana n'Imana mu buzima bwawe. Ese umudamu wawe umubwira kugendana n'Imana? Ese umwana wawe umubwira kugendana n'Imana? Ese inshuti zawe uri kuzibwira kugendana n'Imana? Ubundi ugendana nande? Ibaza icyo kibazo uyu munsi wa none, wibaze ngo mbese ndi kugendana nande? Numara kumenya uwo muri kugendana, biraguha imbaraga zo kumenya nuko ugomba kwitwara. Mbere ya byose ubanze wisobanukirwe, umenye ngo ndinde. Ese Imana yamvuzeho iki? Misiyo mfite ni iyihe? Numara kuyimenya, urahita ubasha kumenya n'uwo mugendana. Hari umunyarwanda avuze ngo nyereka ngo uwo mugendana ndamenye uwo uri we. Ariko jewe sibyo ndi gushaka kukubwira. Ndi kukubwira ngo ndi kugutoza cyangwa se ndi kugukangurira guhamagara Imana ikagendana nawe mu buzima. Twagendanye n'Imana iraturuhura, nawe wagendanye n'Imana mu buryo bumwe urakuruhura. Ariko uyu munsi wenda warayibagiwe. Uyu munsi nje kukwibutsa ngo gendana n'Imana. Gendana n'Imana nshuti yanjye. Iki cyumweru tuzamara turi kuvuga ku kugendana n'Imana. Uyu munsi tuvuze ngo ese ugendana nande? Njyewe ni ikibazo ndi kwibaza uwo tugendana. Ese ngendana na Marilene? Niwe ngendana nawe mu buryo buri mu ntekerezo, emotionally, psychologically, niwe tugendana. Ninsanga niwe ngendana nawe, ndaba mfite akaga gakomeye cyane, kuko igice cyanjye cyose cy'ubwonko n'imitekerereze nimba nyishingikirijeho ngo mva ngo umugore wanjye 28 niwe ngomba gutekereza, ndagira nkubwire ngo ndaba ndi kuyoba. Ariko nimba mfashe umwanya wanjye nkatekereza Imana, nkavuga ngo Mana, dore mbyutse mu gitondo ndashaka kugendana nawe, saa sita ndi kumwe nawe, nimugoroba ndi kugendana nawe, ejo ndi kugendana nawe, ibihe byose ukagendana n'Imana. Kandi kugendana na Yesu bigusaba gusoma ijambo ry'Imana, bisaba kumva imbaraga z'Imana zinyuze mu ijambo. Ese ujya utekereza yuko ukuri ariko kuzakubatura kandi ukuri uzagusaga mu ijambo ry'Imana? Hari abantu benshi biyoboye, hari abantu benshi bihamagara mu kintu, hari abantu benshi bicara ahantu batakagombye kwicara, hari abantu benshi bahagarara mu mwanya utari uwabo, hari abantu benshi basifiwa cyangwa se bashimwa bagahita bazamura ibiciro bakigiraho ibihangange, bakiyobora. Urumva, hari abantu uyu munsi bamukomera amashyi akavuga ati ndafatishije, ni njyewe uriho. Ariko ndashaka kubwira ngo uzabibaze Herode. Baravuze ngo none hari kuvuga nk'Imana, ahita gwinyo. Ese wowe iyo uhagaze ukisuzuma, wumva uhagararanye n'Imana mugendana? Kuko nugera mu byago, nugera ku munsi mubi, nugera ahakomeye, ndakwibutsa yuko Imana yavuze ngo nzajyana nawe nkuruhure. Mana ishimwe cyane. Iyo ni password. Nimba ushaka kuruhuka, gendana n'Imana. Ariko nimba ushaka amarira, nimba ushaka impagarara, nimba ushaka ibibazo, gendana n'abantu, gendana n'inshuti, gendana n'abavandimwe, nubwo n'abari beza kuba turi kumwe, ariko mu ntekerezo sibyo nshaka kuvuga. Mu ntekerezo zawe gendana n'Imana. Mana tugire neza cyane.
kubera iki? Nugendana n'Imana amaso yawe azahumuka, ariko nutagendana n'Imana amaso yawe ntago azahumuka. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi nakubazaga ikibazo kibaza ngo ugendana nande? Nimba uri no mu rugo ubaze mugenzi wawe ngo mbese ugendana nande? Zaburi yaravuze ngo hahirwa abagendera mu mategeko y'Imana, ngo kubera ko icyo bazakora cyose kizabera cyiza. Yarari hababwira muri Zaburi ya mbere ababwira ngo mwirinde kugenda n'abakobanyi, kwicara n'abatizera. Arangije arababwira ngo abagenda mu mategeko y'Imana bene abo ngabo icyo bazakora kizabera cyiza. Reka nkubwire nshuti yanjye, kugendana n'Imana irakuruhura kandi icyo ukoze kikakubera cyiza. Kugendana n'Imana biragufasha mu kazi, biragufasha ugira iyindi sura, kuko Mose ngo yajyaga muri iryo hema ngakavayo akaganira n'Imana imbona nkubone kubera ko yagendanaga nayo. Ahari umuntu mu kujyana n'Imana tuzavuga ku gutindana n'Imana, tuzavuga ku magambo atandukanye. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari n'uburyo tuzavuga ku kuba bugufi n'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire icyo ugomba kumenya, ngo hitamo uwo mugomba kugendana. Mu buzima busanzwe menya nabo mugendana bari bo. Wishaka kumva yuko abantu bose ariko mugomba kugendana. Wishaka kumva yuko ngo ngiye ngo mbonye ngo abagabo bagenzi banjye, ngo abagore bagenzi banjye, ngo iki ngo reka nkwereye amitsiye. Ni byiza, ariko menya ngo uwo mugendana ninde. Ntabwo akwafectinga. Navuze ngo wicara n'umuntu ufite inyatsi akagutera inyatsi, wakicara n'umunyubitotsi akagutera ibitotsi. Iyo utinze mu gikoni byanga bikunda nuko umwuka wo mu gikoni. Rero nutindana na Yesu, ukagendana na Yesu, uzasa na Yesu. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi nakubaza ngo isuzume, numara kwisuzuma umenye uwo mugendana, ugendana nande. Imana itugire neza cyane. Ndasaba Imana kugira ngo imenyeshe uwo ngendana nawe. Ndashaka kugira ngo Imana impe imbaraga zo kugendana na Kristo, kubera ko Kristo nagendera muri twe, nahagarana natwe, azaturuhura imitima, azadukoresha iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana itugire neza cyane. Imana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye kubw'uyu munsi. Turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga, uduhe kugendana nawe, uduhe gukorana nawe, kandi abagendanye nawe bagera iyo bajya amahoro, mu izina rya Yesu. Uyu munsi tuvuze kugendana nande. Uwiteka iki cyumweru hari amagambo menshi ushaka kugira ngo tubwire uburyo tuzagendana nawe, uburyo tuzakorana nawe. Hari ibitangaza byinshi ushaka gukora muri twebwe, hari ibitangaza ushaka gukora. Hari abagendanye nawe bazakira indwara, hari abagendanye nawe bazakira kanseri, hari abagendanye nawe bazakira ubugumba. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Iki cyumweru Mwami, abazagendana nawe bazambuka Yorodani, abazagendana nawe bazambuka inyanja itukura, abazagendana nawe bazuzura umwuka wera. Haleluya, haleluya. Abazagendana nawe bazagera ku nzozi zabo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Iki cyumweru Mwami, uzaduye kugendana nawe. Twamaze kumenya ko nta wundi tuzagendana nawe atari Yesu wenyine. Yesu we uzagendane natwe turuhure, uzagendane natwe uruhura abagore, uzagendane natwe uruhura abagabo, uzagendane natwe uruhura abasore mu izina rya Yesu. Abakobwa baruhure, kandi iyo tugendanye nawe umunezero uba muri twebwe kugeza igihe amaso yacu amenye ko ari Kristo mu izina rya Yesu. Uyu munsi nufungura amaso y'abantu abagendanaga na Yesu bataramumenya, uyu munsi nufungura amaso yabo bamenye ko ari we bagendanaga. Imana shimwe. Urakoze Mwami, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze. Izina ryawe nirihimbazwe uhere none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.